nongeye kubasuhuza nshuti z'umusaraba. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni mwene Sonzeyimana Bahati Shabani. Uyu mwanya twongeye kugira umugisha ukomeye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Waba witegereza ukareba ibihe turimo, aho usanga imfatiro z'isi zaranyeganyeze, abantu babura ibyiringiro byinshi, aho usanga abantu bafite kwiheba bitewe n'ibigeragezo n'intambara nyinshi zigenda zibaho. Uyu mwanya ngufitiye inkuru nziza ko nubwo bimeze gutyo, buriya umukiranutsi w'Imana ararinzwe kandi arashinganye, ntacyo azaba. Bibiliya yarambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Nubwo ubona ibintu byinshi byahindutse imikorere ukabona ntabwo ihari, abagerageza gushakisha ubuzima ukabona biragoye, ikiguzi cy'ubuzima ntabwo kiriboneka, ariko Imana ifite uburyo igitunga abantu bayo kandi izi ko izabigenza. Niyo mpamvu nagira nkubwire ngo nubwo byaba bimeze gute kose, ntabwo ukwiye kugitakariza Imana icyizere, kuko mu ijuru nta crise economique yahabaye. Mu ijuru ibintu byose birashoboka iyo ukomeje kwizera. Reka dusome ijambo ry'Imana turebe ukuntu byagenze kuri Eliya. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 17, hanyuma duhere ku murongo waho wa 2. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe uruhande rw'akagezi kitwa Kereti, ahateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Kereti, ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Amen. Uyu ni Eliya ubwo yari amaze guteza amapfa, biturutse kuko Abisirayeli, umwami Ahabu n'umugore we Yezebeli n'inzu yabo, ndetse n'Abisirayeli bizaniye umuvumo biturutse kutumvira Imana. Bibiliya itwereka ko ngo mu babayeho bose, mu bami babayeho, ngo nta wakoze ibyangwa n'Uwiteka ibizira nka Ahabu. Hanyuma rero Eliya yahuye na Ahabu, aramubwira ngo rwose ngo nkurahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Mbibutse ko iyo turi mu butware bw'Imana, iyo turi kumwe n'Imana, tubasha gutegeka, tubasha kuvuga kwatura ibintu bikabaho. Ari nayo mpamvu tubwirwa kwitonda ijambo ryacu, amagambo yacu akaba make, kuko Imana yumva ibyo tuvuga. Eliya biturutse kuko abantu bakoze ibyaha muri icyo gihe, bakareba ukuntu Ahabu yitwaye n'inzu ye yose, yavuze ibintu bikomeye cyane. Abwira Ahabu, aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli nkorera, yuko muri iyi myaka 3 n'amezi 6 nta kime nta mvura bizagwa muri iki gihugu. Rero yamaze kubivuga gutyo, Imana yamubwiye ikintu gikomeye, yarabyumvise kandi arabikora. Abisirayeli bahura n'ibibazo, bashakisha imvura irabura, biranga, haboneka umuruho mwinshi n'umuborogo kubera amapfa. Nawe itekereza amapfa yateye mu gihugu, imvura itagwa, hahora izuba, ukwezi kumwe, 2, umwaka, imyaka 3. Kiba ari ikintu gikomeye, kiba ari ikigo gikomeye. Kandi niko byagenze, kuko Abisirayeli bari mu Imana, bakimika ibigirwamana. Bari bafite abahanuzi barenga 850 bakoreraga ibigirwamana. Bamwe bari abashera, abandi ari ababayari, bose bagenda gukunda ikuntu. Ariko umukiranutsi w'Imana nubwo bimeze gutyo, arashinganye. Bibiliya irambwira ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kandi ijambo ry'Uwiteka rikambwira ngo kandi kuko uburakari bw'Uwiteka rw'igihe gito, ariko urukundo rwe rudutera ubugingo. Ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwaki impundu zikavuga. Nshuti yanjye, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Uzi ko nubwo byagenze gutyo inzara yateye, Imana yabwiye Eliya ikamubwira ngo genda ujye ku kagezi kitwa Kereti, ni ku kagezi nasigaje
kariho isoko ishobora kugutunga, ngo aragenda bareho yikinga, ngo Imana itegeka ngo ibikona kumugemurira, bikamugemurira inyama, bikamugemurira ndetse n'umutsima, ibintu bidasanzwe cyane. Muzi kuntu ibikona sakabaka zikunda inyama mu bundi buryo budasanzwe, ariko kuko Imana ari ishoboye byose kandi ifite imbaraga nta kijya kinanira, yahisemo gutuma ibikona kujya bijya kumugaburira, bikamugemurira, bikamuzana ibyo kurya. Warusi iki kintu nshuti yanjye? Burya nubwo ibintu byahinduka, ariko mu ijuru barateka. None sibaza, uyu mutsima wavaga hehe? Izi nyama zavaga he? Kandi abantu bashonje byaranze. Tuzareba uburyo hepfo uko byagenze, ariko nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, izera Imana. Mu ijuru barateka, hari igikoni. Imana itegeka igikona ikagiha inyama kikabasha kuza, ibintu bitamenyerewe n'ukuntu ibikona bikunda inyama. Ariko kuko Imana, nigeze mvuga ijambo rivuga ngo ibintu biri ku isi byose Imana yabikoresha ikiza abantu bayo cyangwa ibahana biturutse kutayumvira. Rero ikintu cyose gifite uruhare ku murimo w'Imana, gifite uruhare ku kumvira Imana no kwitumikira ibyitumye. Muri uyu mwanya, muri iki gihe, Eliya umukozi w'Imana, umukiranutsi Imana yishimiraga, yarari ku kagezi Kereti mu gihe byari bikomereye abandi, ariko ntabwo yabuze icyo kurya, ntiyabuze amazi yo kunywa, ntiyabuze inyama, ntiyabuze ubugari. Imana ishimwe. Imana igitunga abantu bayo. Kandi ngufitiye inkuru nziza ko hari Kereti yawe. Kereti yawe Imana yateguye yo kugira ngo uzatabarwe n'Imana nubwo bizakomerera abandi. Tujya tubona Imana itunga, ifukura iriba ryo kugira ngo itunge abantu bayo mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, mu bihe by'amage, mu gihe inzira zafunze, mu gihe lockdown imeze nabi, mu gihe nta kazi. Ntabwo abantu batungwa nuko bakorera imishahara gusa, abantu batungwa n'amagambo aturutse mu kanwa k'Imana, batungwa n'umugambi w'Imana, batungwa n'Imana yagambiriye. Uzibaza, hari abantu bakorera umushahara, bagakorera amafaranga, ariko ugasanga ibibazo ni byinshi mu bundi buryo budasanzwe. Igihari ni ukwizera Imana kuko ishoboye byose kandi ikigambirira ku bantu bayo ijya igisohoza. Eliya yakubera urugero rwiza. Ngufitiye inkuru nziza, hari Kereti yawe mwene data, niwizera Imana, hari Kereti yawe, uzajya ubonaho amazi yo kunywa mu gihe cy'umwuma. Tugeze mu gihe abantu batewe n'umwuma mu bundi buryo budasanzwe, ariko Eliya yarahagaze, ahagarara mu kwizera, arategeka, aravuga ngo imvura ntizagwa ndetse n'ikime mu gihe kingana n'imyaka 3 n'amezi 6, kuko kandi Bibiliya tuvuga ngo yari umuntu umeze nkatwe, kandi Imana ibasha kumutunga. None inshuti yanjye y'umusaraba, nagira nkubwire, uyu munsi ufite ibibazo, uyu munsi ufite ibiguhangayitse, ariko nkubwire ngo Kereti yawe irahari. Ariko izera Imana, ugerageze kumenya, kuko nta kimana itakoresha kugira ngo igutunge, nta kimana itakoresha igukure muri ibyo bibazo urimo, nta kimana itagukoresha ibashe kuguha umunezero. Nagira nkubwire ngo nawe Kereti yawe irahari. Imana ishimwe cyane. Uko Imana yatabaye Eliya ikamutabara muri kiriya gihe gikomeye, niko Imana iteguye kugutabara no muri iki gihe urimo kitoroshye. Uyu munsi ufite ibibazo bikugomereye, uyu munsi urabona inzira zifunze, uyu munsi ubuze icyuha abana, uyu munsi ufite ibyifuzo byinshi, uyu munsi ufite imishinga, ariko umuririmbyi yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane munsanga ahantu hatari abantu, ngo dore urusaku rurabaruje, n'imiruhire barembeje n'urusaku rurabaruhije, ngo murajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, imigambi yanyu yose imenywa n'uzi, ngo bimenywa n'uzi imigambi yanyu. Mu ntambara ukwiye kubwira Kristo kandi akakumva. Inshuti yanyu, ndaguhumuriza kubwira ngo wicike intege, ahubwo umenye icyo Imana iguhamagarira muri iki gihe, umenye uko ugenda n'uko witwara, kuko Imana ifite umugambi mwiza. Imana izategeka Kereti yawe ize kandi utabarwe n'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ushobora byose, ufite umugambi mwiza. Uko watunze Eliya hariya ku kagezi Kereti, niko ufite umugambi mwiza gutunga abantu bawe, kandi imbere yawe hari twamenye ko ibi biryo byatekwaga nawe ari byo wazaniraga Eliya, kuko ufite ubushobozi bwinshi. Ndakwinginze rero, ubwo wakoresheje ibikona, wakoresha mwami ibyo ugambiriye gukoresha ugatabara abantu bawe. Ndikuntu bwawe n'ubusha utanga bikomeze kuboneka, mu izina rya Yesu twize kubikora. Amen.